avuka ku manywa y'uruhanga abagabo ngo abakecuru bamubireka batayire bamwica bigasangura zazureba indangamirwa y'abaganwa baganda zikukanya amagana abagabo bayivuganira ibigwi n'umubera birori ndasaba ababyeyi bicaye imbere muhaguruke maze muduhere ikaze abashyitsi. nambaye n'indererwamo ndakureba ntaza kumera nk'abandi baryicarira abaturanyi se iyo turayamurikira yego muvandimwe rero yakiruta imana twahagurutse iwacu mu gicumbi cy'umuco turaza tugeze hariya ku bikingi by'amarembo tuhasanga abana b'abasore n'inkumi baratwakira baratuyobora batugeza hano tuhageze dusanga duteguriye ibyicaro byiza bitubereye bidukwiriye nakwakira ayo mashyi yabo namwe nkabashima murakoze gushima cyane dusanze rero muri mu birori ariko twari tubizi reka mbaze mugezeho intashyo biturutse kwa Jean Pierre mbaze nimushyikirize hanyuma iyi ni intashyo iturutse kwa Elias. murakoze cyane intashyo se buriya iyi ni intashyo barabasuhuza cyane mukomere aravuze ati turabakeje tubifurije impagarike n'ubugingo ngo muragahura n'Imana utibyo wabwiye nibyo mbwiye uti barashimye kandi namwe bibagirirweho yego muragahura n'Imana mukagira ibyo mutanga ndetse n'ibyo musigarana murakoze hagati aho akaba ari n'ubutumwa yampaye yambwiye ati ndabizi ko musange buri mu gitabo uze gusoma ijambo ugezeyo ubutumwa bwawe ubwo rero nimunyemerera nkomerezeho kubwira ubwo butumwa arya ijambo murihorana muri uru rugo narihorana no kubanza kurisasira burya ngo amata n'amasa iyi rero nagusabaga yuko tuyisobanya kugira ngo mbone kumubwira ubwo butumwa reka nsabe wa musore wanjye aza kureho urukoma yego hanyuma twumve niba umuntu yavugiraho ijambo nibyo
mu kirembe baje mu kirere nibyo indege yatugeje i Kanombe abigize ngo ni korotana twaziye mu kirere nta migezi twambutse ubu ni bwa bucyo ndajya nagira ngo nanjye numve nimba nari numvise rukaze urwego rumeze neza urakoze nimushimire mwuka byawe urakoze cyane dushimishijwe no gusanga mwese muri bazima Imana ikibarinze muvandimwe rero ubutumwa nshaka kugezaho ni ubutumwa bwo gusubukura amasezerano twari twaragiranye mu minsi yashize ariko bitari kera cyane tugeze kuza hano turi bake ntabwo muratwakira kuko niko musanzwe mwaratwakiriye hanyuma igihe kigeze baduha umwanya tubabwira icyatugenzaga icyo gihe twaje kubabwira ko twari tuje kubasaba irembo ry'umugeni tubabwira yuko mu rugo rwanyu tubizi neza ko hari abageni ndetse natwe tukaba dufite abasore babyirutse ndetse barangije amashuri mwabyakiriye neza kuko mwari mutuzi ndetse si bwo bwari ubwa mbere tuza tuvuga amagambo nk'ayo ndetse n'ikimenyimenyi mwaradushingiye mu myaka yashize reka rero mbonereho kugira ngo mwereke n'abo mwadushingiye mbere murebe uko basa hanyuma nkomeze ijambo bari hehe ntibatere intambwe zindi abakobwa bacu ndabona umwana bapfunyikiye neza kozwe neza neza bagufashe neza amaso nanjye reka nanjye murekate muraho meze neza wambajima bravo meze neza kugira akunda guseka ukaba udasetse ndabona bimeze kare bimeze neza Muramota bravo meze neza Nyanza meze neza Murume bravo meze neza cyane haje bakwita kandi wowe Haleluya tugasubiza mu iki nawe ndabona umeze neza kare bameze neza urakoze cyane agira ngo rero bino wabo babegere abasuhuze hanyuma barakomeza bajya gusubiza bino wabo nibagere rwose babe bicaye baze babegere hano ubundi banashira mu rukundo banabaherekeze bashira mu rukundo batashye babana babashaka muze tubaririmbe muvandimwe rero nari nakubwiye yuko uyu munsi ngarutse kugira ngo dusubukure amasezerano
ariko mbere yuko nkubwira neza reka nongere ngo turenze inzoga koko nyakugira Imana rero ntabwo ngo turi inzoga kuko mu rushize ziryoshye ahubwo nuko inkuba ikindi cya kabiri bajya bavuga yuko ngo ikiganza cy'uguha buri gihe kiba kiri hejuru igihabwa bavuga rero iyi ni inzoga yo gusoma umugeni ihagarariye izindi nyinshi twajyanye hariya hirya mu bubiko ngira ngo nk'uko watangiye wifuza nari ngeze aho mubwira nti nagarutse kugira ngo dusubukure amasezerano twari twagiranye umaze kutwemerera irembo twararifashe ndetse dutanga n'inka y'imfatarembo ndetse iyo nka yaje iherekejwe n'izindi ebyiri burya rero mu kinyarwanda kera iyo batangaga inka y'imfatarembo hakabaho burya hari inka kera zajyaga zigira gutya zigatana zikagira gutya ikisaza ikaba yasubira aho yaturutse iyo rero byagendaga gutyo iyo nka ikaba yasubirayo ntabwo bayigaruraga bashakaga indi yisimbura bakaba bazana ubwo rero mu buryo bwo gukemura icyo kibazo twazanye izindi ebyiri zimenyeranye nayo kugira ngo zimenyereze iki kirere itazava hitana simvuze yuko inka z'iwacu zitana ariko byashoboka ubwo rero twayizanye n'izindi ebyiri kugira ngo zimenyereze ikirere cy'inaha inka warayishimye y'imfatarembo tugusezeranya yuko tuzagutumaho kugira ngo tuze tuje gusaba umugeni uyu munsi rero tukaba twaje tuje gusaba umugeni kuko tureba ahangaha kandi umuryango wa Eniyasi n'uwa Jean Pierre ni imiryango yabanye neza igihe cyose ndetse si ubwa mbere dusaba umugeni muri uyu muryango ndetse namwe numva mwageze gusaba abageni bacu rero kugira ngo wenda ntaza gutinda mu magambo reka kubwira umugeni dusaba kuko ndabizi ko ufite abakobwa benshi kandi abakobwa bawe barikirana usanga amazina yenda guhura ariko bakagira andi mazina agenda batandukanya uwo dusaba rero yitwa Uwibereyeho Gisele ariko akagira n'ayandi mazina yayandi twita abana bakibyiruka hari igihe mushobora gukemuka mugira ngo mwamwita Mupumwinko cyangwa Mukobwajana najyaga ze wawe mwumva abana barahamagara bagenzi babo ngo ni ba Mukobwajana ariko nanjye nakuze nzi ko bitwa gutya uyu munsi nibwo namenye ko yitwa Uwibereyeho Gisele nkaba musabiye umuhungu wanjye Efuremu Bimenyimana urakoze nyakugira Imana waguha amashyi uzi ijambo ryiza kandi koko uko twaganiriye ntabwo waciye ku ruhande ariko niba ari umusaza nimba ari ese amenyo aracyarimo inzu sinzi umuntu yagira muri iyi myaka yose akirimo hari igihe uravuga gufata feri cyangwa oya ni iki cyuma cyantengushye ntabwo ari iki mu bakobwa rero bavuze tugira yitwa Gisela muri mu rwa rurimi ariko niyo imyaka itangiye kuba myinshi bavugana Gisele byose ariko mu bakobwa turabafite murakoze cyane mushimire kugira ngo rero nk'uko wabivuze mu minsi ishize twarahuye turaganira ndetse nk'uko umuco nyarwanda ubiteganya
dusaba irembo bari bemerera musiga inka yifata irembo ndetse n'izimenyereza nk'uko babivuze, ariko icyo gihe mwari mwaje muri itsinda ritoya. Niko byagenze. Ryari itsinda ritoya, turababwira tuti umwana n'umuryango igihe nikigera twateranye, twagize umunsi mukuru duteranye nk'uko twateranye uyu munsi, tuzabatumaho. Yego. Nimubona akanya uwo munsi muzaze muvuge iryo jambo mu rwego rw'umuryango. Yego. Ariko nimutaba munuzuye muzaze dusangire. Kugira ngo rero kuvuze wavuze uti umuryango warongeye uraterana uraganira, usanga uyu munsi mwadutumiyeho wari twaza gusaba umugeni twari twazaniye inka yifata irembo. Narebye ariko ndavuga ni Kalisa kwajyagaza yashishoje. Musa akaba arimo ndeba umuryango wa Jean Pierre atareba neza inyuma ye. Aho bantu mwazanye nta bavumye baba barimo. Mwashishoje muzababumbye kugira ngo hataza kugira igitotsi kizamo, ugasanga nzi ko umuryango wa Iniasi ari abantu b'imfura, dusanzwe tubana ntabwo bimukirana kurimo. Ariko nagira ngo uze kwitegereza utaza gusanga wavangiwe akagira uzamo mugiye kureba niba nabakuvangiye none uri bicaye oya ndaza kureba mu kanya. nagira ngo rero tuze kureba nimba abakuvangiye, hanyuma banaza no kubaza ndi mukuru, ariko harimo abandi basanzwe bagenda umuryango wa Iniasi abaragize uwemukirwa n'umwe cyangwa se ugirirwa neza n'umwe, kugira ngo baze guhamya ijambo uvuze. Ariko nagira ngo banze wikebuke urebe uko uhagaze. Murakoze. Ari uko bareba neza, uretse ko nizeye ko nta bihemo uturimo. Reka nongere uze umwereke icyo nguha kindi. Singutuka mbere yuko bagira icyo bavuga. Erega burya iyo umuntu ashaka amaboko niko bigenda. Ese ni hariho ubuki uze kubuhera ba nyirasenge. zo kwa banyasenge. Uze kubabumbera bazabusangire. Bazabusangire. Zisubire zigire gatatu. Mubyeyi mwiza rero bari mugeze heza, mugira ngo umuryango tugira ibyo tubyizeho, kandi nanjye ndabizi ko namwe mubizi. Icyakoze habaye hari n'umuvumba twagendanye byaba ari umuco, kuko wabona inzoga twabatuye ntazikurikire uwo yaba ari icyohe. Habaye hari uwadukurikiye nawe mumushimire, kuko umuco wacu turavumbye. Tutabaye tubikora twabaye turi ba nyirakigunu, tukaba tugira ubuntu buke ariko turabugira. Maze rero mwamugezaho muvuga ngo twareba niba nta waduhemukiye, ndagira ngo busezeranye. Hambere aha bigeze guhamagara umwana uzi ubwenge nko kuriya kwa Benye de Mutusi mu gitaramo, baramubwira ati yewe mwana dore agacuma k'umushyitsi mukuru kacubanganye, jya mu mbere umusukiremo umwongereremo. Amatara nk'aya y'abazungu yari ataraza, umwana agenda azunguza ikibingo, agere mu mbere abura ukimufasha akomeza amuzunguriza, abona urumuri, abona uko asuka ya nzoga, ngo aterure ikibindi akajya asuka mu gacuma kuko atabonaga. Inzoga imwe ikameneka inyuma, indi ikameneka imbere, ahama muri ayo, imwe imeneka inyuma, indi imeneka imbere. Aranguje ka kabindi ngo na ka gacuma ngo kaba karuze, ngo aravuga ngo dore ngo ka kabindi na ka gacuma ngo bibaye mahwi. Umuryango wanyu n'uwacu ni mahwi mahwane, nta cyasha nk'icyanyu, murakabyara. Uwasa n'utujoye abajoye n'uwanyu, ahasigaye inshuti ya Rwamahina. Icyo tubaziho ni uko mwabyaye abakobwa tukabyara abahungu, kandi ntawe wibyarira umukwe, natwe ni nuko tutakibyarira umukazana. Duha umugeni nka kugira Imana, uzajya uhura na Kalisa kwite ba mwana, hanyuma natwe tubabonye tubite ba mwana, ariko ntimuzitane ba mwana. Dushyingire nyakugira Imana, twebwe n'umugeni tugushimire urakabyara. Nk'amashimesha rero kugira Imana ni Ariko basanga Gisele imyaka itaragera yo gushyingira. Nagira ngo rero tuze kubaza abanyasenge, tutagendeye ko
wabantumyeho ariko baze kutubwiza ukuri batubwire koko nimba Gisele akuze ageze igihe cyo kuba yakubaka. yego Aho ngaho ijambo riva aho ngaho iyo tuzamugenderaho. murakoze Bidamutu karame kamere mbebera nyirasenge atubwire uko umwana ameze. murakagira imana. murakoze. Gisele umwana mwiza bamureze neza ageze n'igihe cyo gushaka turabyemera nawe ni mwiza n'abo twawushingiye mbere babonye ko batemba itoto. Gisele nawe turizera dukomeje cyane ko nawe muzamufata neza turamubaha. Amashyi impundu mukube gatatu none nuko natwe ni kabiri ako ni gatatu nuko Musanzwe muziranye cyangwa se turaziranye kuko si ubwa mbere. None se bariya bageni mwadushingiye kugira ngo ntiyabigizemo uruhare n'ubundi nibyo. Ubwo rero ngira ngo izina maze kumva icyo ba nyirasenge bavuga ndetse maze no kuganira na base wabo ba nyirarume mu izina ry'umuryango nagira ngo umenyeshe ko umugeni usaba Gisele umuryango umukwemereye. amashyi impundu kwa kundi ko utwemereye umugeni tuzajye mu ijoro. ariko muzajya igihe kigeze ntimuzajye imburagihe muzajya igihe kigeze. Murakoze gushima. Yego twabemereye umugeni ariko ntabwo twabemereye inkwano. murakoze. nkaba mboneyeho no kugusaba ko mwadukosha turiteguye. Ntabwo usanzwe uzi uko ubigenza se? ndabizi ndabizi. Gerageza rwose ukore nk'uko usanzwe ubikora. Kanze kwegere ndabona uwo mugabo kuri hafi. umuco nyarwanda. Nibyo. reka rero mbere y'uko reka nkumurikire izi nkwano kuko izi ni inkwano Ahishe n'ibyaha. mu muco. Ahishe n'iki? ngiye kukwereka aho Nyereka nabona kuri mu mpano n'amakaratasi nazi wihishemo imbere. iyo rero urabona ko handitseho ngo ni kera habagaho izitwaga cyapangona ubu hasigaye hari iyitwa ngo ni koko burandi. Koko brand cyangwa ni cyapankoko. Cyapankoko se ushatse wabyita cyapankoko. Koko brand byari bicanze. rero iyo uyifashishije mu guhinga ibishanga urabishegesha neza cyane. Niyo bita rushisha rushaka. ni iyi ngiyi Iraramye se? rwose ni iyi rwose niyo ahubwo ikomanga wumve. Kumvira. Rimwe sekondo imbere rimwe icyarimwe zo. ni impanga zirajyana hanyuma nakifashishwa mu gihe cyo kwahira ubwatsi. Aka nta tubazo tuzanye. nakifashishwa mu gihe cyo kwahira. umubyeyi mwiza ntakireta imana uti aka ni akabazo tubazaniye. Twaje n'ubundi dufite ikibazo mu rugo rwanyu ariko bigafashwa cyane ikibazo ariko nimukagera iwanyu mugahindukize kamere kaba kabaye bati ikibazo kiravivura kirahinduka ugatwara utya
hanyuma igahinduka igisubizo tujya tugakoresha kwishyira. baravuga ngo wahire mu kwawe usibe ubw'abandi kanga kuguteranya na rubanda. Fasha nawe. iki ni ikimuriro Kikibese n'ikindi. inka iyo zinyotewe zirashoka zikanywa amazi zikamererwa neza. Natwe twari tugifite ariko rwagiyemo n'izindi turacyongeramo. Bikeneye gucagura kuko izo mwari mwite muzagiye kwiyongeramo izindi. Iki nacyo akamaro kacyo nakizi sinakwirirwa mbikubwira. Iyo uvomye usukamo hariya bikagenda neza. Mbese ni ukudahira. Ni ukudahira. Ariko ubuse tubimwigisha ntabizi koko. Baragira ngo batware ngaho bifasha. ubundi mwebwe mu umugongo wanyu umaze kwigira hejuru kandi abanyarwanda ni abahanga baravuze ngo ibyago amasiba y'icurwa ntabwo mwaribarutse ngeno yo tungana umupfuro twanajya no kudahira. ese mujya muhurira ku ibihumbi? duhurira ku iriba kandi ntabwo ajya ari umwanzi z'iwacu natwe kandi ngewe mbonye iz'iwanyu ndazireka zikabanza izacu zigakurikira. Mwibutse uko mwabigenza rero cyangwa uko mujya mubigenza. nubwo twanyweye isugi ntabwo mwazana kitari isugi. Asi n'umusanyi zisa neza rwambaye ntampanzo kabyara inzonde nanone kubera bya rusengo rw'imviza kayima inshongore twatoranye mu gitaramo cy'imigoye. Mwakurikira se? Murakoze cyane. Turazakiriye kandi yego turazishimira. Murakoze. Bebe ijambo rwose n'umwanya ufite. Nigeze kukubwira ko igihe twazanaga inka y'ifatarimbo ko hari inyana ebyiri nziza zayiherekeje kandi izo nka ni nziza nawe urabizi iyo ugiye mu rwuri ngira ngo urazibona niba ntacyo bitwaye twaziheraho ariko bumvise ubonye izo nka zitakunogeye wadugusha tukazana izindi. Ni igitekerezo ntabwo ari ihame Kandi nizo zari zonyine. twazongera ariko ndavuga zaje ziherekeje yayindi. Zari ziherekeje bambwiye ko zifite imico myiza ziri mu zindi ntacyo zatwaye ariko nari ngize impungenge nibaze se ariza ko atagiye kuntoranyiriza umunyaga izo yari afite ariko aramutse nta zindi zihari rwose kuko dukurikije uko imiryango ibana n'ubu twamutanga ariko ubwo ndaza kujya mu muryango nabo bambwira ukwemeza igitekerezo ntabwo twagisubiza inyuma ariko turabanza tubiganireho tubigeho inama turebe niba tutagenda kunyaga kubera ko ntabwo twakwishima uramutse usigaye nta inka turazifite. Kalisa Hano ajya watubwiye ngo waje biteguye. yego Waje biteguye rero reka nguko ariko ntugire ubwoba ntabwo ari ikibazo gikomeye. Ngukoshe nk'umutunzi cyangwa ngukoshe nk'umworozi. ubundi rero mu myumvire yanjye burya umuntu ajya kuba umutunzi yarabanje kuba umworozi. Sinzi ko ari umuntu uvuka akabona afite amashyo ahera hasi akagenda azamuka akazaba umutunzi ariko twe twamaze kugera mu cyiciro cy'abatunzi ntubasha nk'umutunzi. Nuko muri abatunzi rero ubwo ndumva nta n'impungenge. Nagira ngo dukwere inyana ebyiri
ziraye imfizi mu mahembe. ndazemeye. ngira ngo mukuru wanjye byavuze ntabwo ndi busubire inyuma, ariko n'igitekerezo wari watanze, avuze inyana ebyiri nziza koko, kandi na za zindi ebyiri mwazanye zerekeje ifatarembo nazo ni nziza, ziri muri iyo kategori cyangwa se ziri muri icyo cyiciro. Nagira ngo tukubwire ko inkwano zawe tuzishima. Ni ibigori bitirikatirika. Umugeni. Ari gukoma amashyi cyane, Rwanda Revenue yabishyuza amafaranga ariko ntabyo. Ariko ngira ngo ayo ngayo noneho arumvikana. Turanyuzwe. Ariko rero nubwo tunyuzwe, umwana muto, ari umwana muto pe, avuga se umusabyi wo kugira ngo tuzarindire Ephraim akure, ese nuko mufite aba Ephraim benshi bafite amazina agenda yongerwaho n'andi, nagira ngo uze kumara impungenge, nimba Ephraim koko ari ugeze igihe cyo gushaka umugeni, uze kumutubwirira aze kuza. Ese mwazanye? Reka mbaze pole nkajya pole. Ephraim Mwiza ntakiruta Imana, ntabwo twahirahira kugendana n'umukwe ngo tumuzane imbere yawe, ntabwo twazanye ntitwabikora. Ntabwo twazana umwana mu gitaramo nk'iki ngo gutega amatwi usange waganiraga na data ibiganiro nka biriya umukwe aguteza amatwi, ntabwo twabigira. Ariko kandi Ephraim akunda kuba ari mu rwuri, niba umenya inka z'iwacu, niba umumpaye uburenganzira namushoza nkamuhamagara yakwitaba n'ingoga, mwamutuma rero akaza kugira ngo se biramusuhuza, ntabwo muraboza rwose tukamugabira. Umva yemwa, genda umbwire Ephraim mwirashaka ibintu byaciye uze cyangwa ubyemere. Barakoze cyane. Nubona atazugaye ariko ntitwajyaga kuzana nawe, ntabwo twamuzana mu gitabo, ariko namutumyeho. Mumbwire Ephraim agire bwango, mumubwire muti ngwino ibintu byaciyemo, ntatinde inka zihorera zirekere bari umunari. Barakoze cyane ababyeyi. Imana b'abasore beza bahageze, nabitegereje mbona n'abasore beza bose bari seriye, bari smart kandi barasobanutse. Ariko nagira ngo sabe wa musore wose ugikunda n'icyubahiro Ephraim bavuze atera intambwe ebyiri yegera imbere umukobwa wacu, ntabwo twamushyingira koperative n'akaba rwagize umugabo. Tera intambwe ebyiri maze bakorere rwose, tumukomere amashyi ngo kagira Imana mwiza. ntakirutima karame kare. Bigeze kuvuga yuko ngo umuheruka ari umwana, ariko ngira ngo urabona ko yabaye umugabo. Nanjye byantangaje. Bitaga Ephraim, narinze Ephraim ngo wemeruka aragiye kwiga amashuri makuru. Bajya yaje kuyasoza, aragaruka abona n'akazi, hanyuma aza guhurirayo na mugenzi we, nuko byagenze. Ephraim tambuka uzuze. Barakoze cyane ababyeyi, ndagira ngo inteko ababyeyi bicaye imbere mu cyubahiro cyanyu muraza guhaguruka maze kugira ngo bari abasore mwagendanye namwe ku wundi mutambuke maze muze mukore mu biganza by'ababyeyi maze baze kubaramutsa nabo. Kare kurumva n'umuntu afite ikibazo mu rubavu. Ndakumva Ufata nkumva arayegamye, bimeze afite ibigango, ariko ikibazo n'ubundi nticyabura, koko hari urubavu rumwe ruburamo, ariko narubona baraza kumva. Afata nkumva arayegamye. Umuti niwo ufite buriya niwo ugomba gukemura icyo kibazo.
ntabwo yagira ikibazo duhari nk'uko n'uko amashyi ukagira imana mwe maze tambuka ukore mu biganza by'ababyeyi hera hano rwose ababyeyi bakuramutse baguha ikaze bari abasore mwagereye namwe mutambuke maze ababyeyi babaha ikaze mu muryango ku buhanga bw'ibyuma nabwo bikorwa neza cyane muri gahunda. Abasore biza mwagendanye namwe mwicare mugubwe neza muhawe ikaze mu muryango. Ndabonye kugira imana umusore namwe itigeje bura n'amasoza afite ari ku buso bw'umutima yaratera piku piku banza urukundo rwinshi. Nkuko bivuze kandi nabonye muhobera nayihengeka mutagira urubavu ariko gusaba no kwase gutanga no kwabanya. karame kare mukanya wahobeye Ephraim nasanze afite ikibazo urambaza utari koko nkandakanda mu mbavu muvari wagira ngo hari ikiburamo ntabwo hari urubavu ruburamo numvaga bikenga rwose none rero nagusabaga niba uwibereyeho ari hafi aho bamubwira akaza natwe turamukumbuye tukamuramutsa ariko cyane cyane akazi bakiriya kintu kiri mu rubavu rwa Ephraim urakoze cyane ndamutu Karame kabiri wakurikiye yego rwose mubyemve yego yego dawe maze bikorwa neza cyane maze kandi indirimbo ivuyemo nta kikubwiye nacyumvise wacyumvise agira ngo rero ngo aho umugabo ataka bakubita umwotso kandi burya umwotso bwari uburyo bwa kinyarwanda bwo kuvura yego nawe rero aho watakaga nagira ngo makubite umwotso hanyuma ndebe ko indwara yakira yego Gisele rero wansabye namutumyeho n'abakobwa bagenzi be nyuma aje ari kumwe n'abasaza be kugira ngo barebe nimba nta kibi cyamubaho yego ariko nabwiye ko nta kibi cyamubaho nagira ngo rero Gisele tumaze akanya hano tuganira twakuganiriye ariko ntabwo twakuvuze nabi hari umuryango wa Iniyasi bafitemo umusore witwa Ephraim uramuzi yego ndamuzi uramuzi harya mwajyanye mu itorero yego ngo baraziranye baraziranye ariko burya na Ephraim ajyaga azi iwacu mwamutumye akaza ni umwana mwiza akaganira na basaza ba Gisele
ariko burya ntabwo nari nzi ko yataraga akajisho. burya Efuremu igihe yatumaga nyirasenge ngo azamurebere tinugerayo hariya hari abakobwa benshi ariko untebereye Zera bari ureba cyane. Yaramurebye cyane. Yarutse beza yuko ari we yashimye. Gisele rero bakudusabye turebye dusanga kuko igihe cyo gushinga urugo kirageze. Iby'umuco nyarwanda byose usaba babikoze, baduhaye inkwano twazishimye. Nkaba rero nagira ngo Kalisa mushyikirize Gisele barabamunije gatoya umuramutse, hanyuma ubwo ibiza gukurikiraho uze kumfasha kuko basaza be banyemereye kumuntiza gato, hanyuma ibindi koze cyane ibindi bindekere akaya nka yabyaye muki ya ntabwo ari uko ahubwo ubahasigaye nahanye nibyo nageraga mvuga ndashaka kugukorera mu ngata. Yego suza Gisele rero muramutse. Gisele uraho namahoro. Ubwo bisigaye uraza kumfasha reka hanyuma basaza be reka mbanze kugira ikibazo. umva rero basore mwe ndabakunda namwe murabizi, ariko hari umuntu ukunda Gisele cyane kuruta uko mumukunda ubu ngubu. Ndabizi ko mumukunda cyane ariko hari undi umukunda wamukunze cyane kuko nubwo mwamukunda mute ntimwamukorera ibyo uriya agiye kumukorera. Reka rero mbahembe mube mumuntije gatoya turongera duhure tuganire neza mbure n'ibindi bihembo. Ngaho nimutambuke. Oyamwe nimutambuke hasigaye nimusigarane. Gisele uraho. Reka tera intambwe wigire hano. Tera intambwe. Ngundi yonsekeye mwiza nukambe kuremariza mwiza. Ngira ngo wabyumvise ko mugarutse. niko bimeze rwose. Ariko ntacyo bitwaye. Efure ubwo ni wowe uzi ukuri bubigenze bariya na Gisele uramureba. Wadutumye kugira ngo tuze tugusabire umugeni, kandi nk'uko umusaza mugenzi wanjye bivuze ibisabwa byose twarabyujuje, ndetse basanga atari nabo bwa mbere twari dusabye umugeni muri uyu muryango. Baravuga bati n'ubundi ni mwebwe bo guhabwa umugeni. Ubwo rero dore Gisele nguyu, ariko ndabona abasaza be bagarutse. Ubwo nawe kora nk'umugabo wivane mu menyo ya rubamba. Ababyeyi barakoze cyane, tubakomera amashyi menshi cyane. Maze uti basaza be ubateguriye impano nziza uze kubashyikiriza sheke, maze baze kujya muri Kigali Convention Center bigurira agashampanye. Nibaza kwaza aho bakuye amafaranga ati twashyigije mushiki wacu. Ati mwakire rwose, mwarakoze kwemera gutuma kuri butike tugatera imitoma. Uyu munsi bikaba byaciye. Babakomera amashyi menshi cyane tugoze. Ati muri abantu b'abagabo. Mukimara kwakira sheke munyereke nimero z'inkweto zanyu mugara mu byiciro byiza twabateguriye.
bakomera amashyi menshi cyane muri intore z'indongozi. Ahasigaye Efuremu nakubwira iki? Uwo mugeni ni uwawe, umuhobere uhererwa ko yakora ashaka se nkene amazamu hagati yanyu. Ndabizi wari umukumbuye maze mutima wateraga ishigane, ariko uyu munsi kumwe ukanyura tuzuye mu mutima wawe n'akabizu biremeye rwose. Twakomera amashyi ngo ukagira Imana mu musanga make zamura rwose hasi mwami kaze ntacyo bitwaye rwose. Hasi Imana ishimwe rwose ikirimo. Ati yari impano nziza wamuteguriye, ndagira ngo umwambike ibaho zamuhata amato muri dejido nk'abapagani. Zamura ikiganza cy'umunsi hejuru aho tureba twese, zamura hejuru utyo aho tureba neza rwose. Ati nkwambitse impeta y'urukundo, nzahora ngukunda, nzahora nguteteje imbere y'Imana n'abantu, mpekaje ku rukundo rwacu. Maze abari hari inkumi n'abasore bari hano ubabaye imyuzu wishimye bakomera amashyi ngo kagira Imana mwe. Ayo mashyi muyatange rwose ngo kagira Imana mwe. Ongera umuhobere uhereremo ntacyo bitwaye. Uyu munsi ni uwawe wamwegukanye mu mutima wawe n'ukuri kw'Imana. Ati umukunzi wanjye uyu munsi rwose niho dutekashe ku rukundo rwacu. Ati kandi hari impano y'urutoshye wamuteguriye, ndagira ngo umushyikirize maze n'ikimenyetso cy'urukundo rwanyu zarutoshye iteka. Atakira mwamikazi mwiza muruhindukiza turi bwiza cyane muri gahunda. Ndabasaba abakobwa kandi batwaje Efuremu impano nziza y'agaciro muteguriye, baze kwegeza bugufi kugira ngo ayimushyikirize bikorwa neza cyane. Ati ni impano y'agaciro gakomeye cyane, maze mare n'umwakirire. Ati ni impano mu Kigali Convention Center mu Prince Plaza Intare Arena. Ati ni impano y'ibyiza byose zijya bifuza mwamikazi mwiza. Atakira impano, uhereze impano mu kiganza maze yakire neza. Atakira mwamikazi mwiza, rebe cyane maze turi ubwiza bwayo. Photographe cameraman bari professionnel bafata amafoto meza kugira ngo umunsi utazigera wibagirana. Dukomera amashyi umuhungu wacu azi kudesigninga n'akabarwa yageze umugabo bityo. Maze Gisele nawe yarazengurutse muri Kigali, arambuka ajya muri Afurika y'Iburasirazuba, anyura muri Canada ndetse no muri Amerika, atoragura ibere ry'agaciro kandi rihenze cyane. Aravuga ati impano ikwiriye umukunzi wanjye, uvuga ati atemeka nta ku mutima, yavuga iravuga ku mutima uratera iteka, yavuga nakupenda kumva urukundo runyurutsemo, yavuga ati twagaranye ntumva tubaye mawe. Ndagira ngo ya mpano za Gisele ategura umukunzi we mwitambukane bikorwa neza cyane muri gahunda. Tambuka impano wihuse rwose bikorwa neza muri gahunda. Ati mukunzi wanjye barakoze kumukunda, abantu bagije mu mamiliyoni, atakira impano kugushimira. Mushiki wanjye mwamukomeye amashyi ngo kagira Imana maze kudizayini ukore kwema kaburwa yageze mama uko nuko rwose. Ayo mashyi araturuka mu tubegoro tw'imibeya, mwatanze amashyi asobanutse ngo kagira Imana tugashimira umukobwa wacu. Nuko rwose. Efuremu yambwiye ati tutarajya kure kandi ati arashaka gushimira umubyeyi wibarutse umukunzi we. Ati mbere na mbere aza guhera kuri nyirabukuru wagiye kugisa amezi 9, ndaza gusaba umubyeyi mama washize araza gutambuka mu cyubahiro cye, maze amushimire uruhame rw'abateraniye ahangaha, maze amubwira ati mama warakoze cyane, waritanze bikomeye, uyu munsi n'umunsi w'amateka ko rwitange bwawe, Imana mwishuro ngenzi yiguha umugisha. Tambuka rishimanishije maze bagushimire uruhame rw'abateraniye ahangaha. N'umunsi w'amateka ko rwitange bwanyu, umunsi n'umunsi udasanzwe, ubahobere ba Felicite ntacyo bitwaye, umunsi n'umunsi udasanzwe. Ati mwarakoze mubyeyi mwiza, Imana mwishuro ngenzi ikomeza umugisha. Ati nanjye bana banjye bahaye umugisha wakiriye. Ati mwarakoze cyane, mwarakoze kumbyara umugeni mwiza. Ati mwarakoze cyane. Ati mama warakoze, waritanze rukomeye. Ati ndagushimira cyane, Imana mwishuro izaguha umugisha. Ati mwana wanjye nawe guha umugisha. Ati urakoze kutanshwaza. Ati wakira impano Gisele neza n'icyubahiro cy'ababyeyi, uhagarare hagati n'icyubahiro cy'ababyeyi, hagarara hagati yabo. Gisele ntacyo bitwaye kugaragaza imbamutima, bajya bavuga umukobwa utarira yabaga n'ihene. Umukobwa wacu mukomera amashyi ntabwo ari ihunguzi akabarwangiza umugabo, ntacyo bitwaye rwose. Aha iyo foto nziza cyane, maze tugifata ifoto y'urwibutso kandi arashimira sebukwe papa wa Gisele. Uwo mubyeyi aza gutambuka nawe witanze bikomeye, uwo mubyeyi
akaba umuvandimwe mwiza, umuvandimwe bakundana cyane, wabaye umubyeyi muri byinshi, waritanze bikomeye aze gutambuka. Tumukomera mu mashyi kandi tumushimira rwose, ati warakoze cyane. Ati warakoze cyane n'umubyeyi mwiza, ukaba umuvandimwe mwiza w'agaciro gakomeye. Ati Imana ikomeze guha umugisha kandi ikuba ibyiza byose wifuza. Uhagarare hagati maze Efuremu uze kumusaba mwambike ingofero. Ati ni icyubahiro cy'ababyeyi, maze tumushimire cyane bikomeye. Hagarara aho hagati yabo maze ati ntuzigere wicwa n'izuba. Ati wiyakire rwose, ubanza yuko bimeze utyo disuwe. Namukomeye amashyi Efuremu arasobanutse rwose. Aha uraza kwihindukiza none utyo rwose, umusire burasobanutse. Ati wakire n'ibintu ikimenyetso cy'ubutware maze nimushyikirize neza cyane. Ati wakire rwose, umubyeyi tumukomera amashyi, abapapa bari hano mutanga amashyi. Harakoze cyane. Ndaza gusaba kandi Bosco nawe arashimirwa bidasanzwe, agira ngo nawe aze gutambuka. Bosco hari indi mpano kandi ya sekuru wa Gisele mwegeze bugufi, nawe arashimirwa muri iki gitaramo. Bosco warakoze cyane. Muri gahunda uryo rwose, uryo rwose. Aha mwatanze amashyi mukagira Imana mwe. Aha warakoze cyane, uryo rwose, uryo. Ati wakire rwose, ayo mashyi muyatanga umubyeyi barakoze bikomeye cyane. Ati nanjye bana banjye bifurije kuzarenza 90. Ati kandi muri kumwe mwigeze bugufi gutyo. Reba hano rwose, warakoze cyane, warakoze cyane, warakoze cyane. Muhundire kandi hari impano nziza yateguriwe papa wa Efuremu, umubyeyi mwiza. Ndagira ngo ze gutambuka suhuza wa Felicite ntacyo bitwaye rwose. Ati warakoze cyane umubyeyi mwiza, Imana umushiriza guha umugisha. Urahagarara hagati ikimenyetso kuzamahora hafi maze bagushyiriza impano baguteguriye, maze Efuremu bidufashamo. Ati umubyeyi mwiza warakoze cyane, turazirikana neza yawe, Imana mujye nyiriza gikomeze guha umugisha. Ati wakire n'inkuru n'ikibazo cy'ubutware maze abateraniye hangaba papa muri hano mutanga amashyi. Uwo munsi byaciyemo rwose, namwe tubifurije kuzakora ibirori nk'iby'agatangaza maze kandi mama nawe aze gutambuka nawe dufata n'ifoto nawe mushyiriza impano zo bamuteguriye, maze Gisele abashimire ko mwabaye ababyeyi beza, mwabyari mukunzi mwiza. Mama wa Efuremu natambuke maze mushimire nawe rwateraniye hangaha. Zavuga vurime rwose mushimire nawe rwateraniye hangaha. Uyu munsi Efuremu ni umugabo kubera ubwitange bwawe. Abahobera wa Felicite, hati turazirikana neza yawe, turazirikana urukundo rwawe. Ati Imana yo mwishiza nyine izawutambarize ku nyanja y'ibirahuri. Ati warakoze mama, ati turazirikana neza yawe, zara tumukunda nk'umubyeyi. Ati warakoze cyane. Ati mabukwe mwiza, ati warakoze kumbyarira umukunzi mwiza. Turagushimira imbaga y'abateraniye hangaha. Gisele akohereza impano yaguteguriye, n'impano gisennye neza n'icyubahiro cy'ababyeyi. Ababyeyi mwese muteraniye hangaha tuzifurije kuzakoresha ibirori nk'ibi by'abana banyu by'agatangaza. Bityo rwose barakoze cyane. Muvyeyi asura mu byiciro byo byiza. Ndaza gusaba kandi nyina wabo wa Efuremu witwa Esther cyangwa se Estaze gutambuka maze arabushize Imana kumushimira bamuteguriye. Natambuke nyina wabo wa Efuremu, natambuke Esther, natambuke bamushimire. Umuhinzira turakubuza kandi ati mwarakoze ababyeyi beza.
Wagara hagati dufata ifoto yihuse rimwe. Aha. Nyogokuru naza gutambuka kabiri. Twagiye n'ifoto. Barakoze cyane mwasoro gishajanye byiza. Aha, dufata ifoto nziza cyane. Yes, rero hano barakoze cyane mu byitso mukomera amashyi nyogokuru wasoro mu gishajanye byiza. Twakire mama Oriane ndetse na mama Samuel. Ifoto. Twateguza kandi papa Sam nabo nziza bazire rimwe ntacyo bitwaye muzane impano zawe cyarimwe. Mama Samuel ndetse na papa Samuel bazire rimwe muzane impano zawe cyarimwe. Twateguza kandi umuvandimwe witanze bikomeye cyane Sibomana Emmanuel nawe yarashimwe muri iki gitaramo. Ifoto rimwe kabiri gatatu twakubera amashyi menshi cyane. Ati mwarakoze cyane mama Oriane, famille Samuel, papa na mama Samuel n'abatambuke bazabashimire. Ati mwarakoze cyane, twabonye Imana mu bantu, Imana mwishije koza vuba. Zari impano zabo zirashyiriza vuba vuba. Twagiye n'ifoto murebe hano, ducunguze uburyo mwete duhagarare hagati. Twagiye ifoto, amasaha yadusize, tuza kuba mwanya wo guhoberana wisanzuye. Hagarara hagati ntacyo bitwaye. Zari impano ya papa Sam wihuse. Zari impano ya papa. Barakoze cyane, twakomera amashyi asubira mu kintu cyabo byiza batambuke. Twakire Sibomana Emmanuel. Ati Sibomana Emmanuel barakoze cyane, Imana izaguha umugisha waritanze. Havugimana Vedas n'abatambuke. Ati mwarakoze cyane, Vedas nayo atse gutambuka. Ngabo nziza araza gutambuka nawe turamushimira. Iyi foto nziza cyane, bikorwa neza cyane, bakomera amashyi rwose. Ati barakoze kuruganiza neza cyane ibi birori kugira ngo bigende neza. Emmanuel Imana izaguha umugisha cyane cyane rwose. Twakire ngabo nziza natambuke nawe bamushimire. Imana ya Vedas batambuke. Turakira ngabo nziza nawe arahabwa impano. Turashimira kandi famille Jean Paul, hari impano za Gisele bategura kubashimira. Kugira ngo mutambuke babashyikirize burame rw'abateraniye aha ngaha. Ati mwarakoze cyane. Hagarara hagati dufata ifoto. Famille Jean Paul, hari impano Gisele bateguriye, mutambuke babashimire. Mwihute amasaha yadusize, ducunguze uburyo mwete nabo baraza gutambuka bashyiriza impano bateguriye. Hagarara hagati ifoto twihuta, turaha umwanya wo guhoberana uhagije. Ifoto rimwe kabiri gatatu. Murakoze cyane, mujye kwicara. Twakomera amashyi menshi cyane basora mu cyaro byabo byiza. Ati mwarakoze ababyeyi beza. Maze kandi mutanga mukari impano y'imwihuse, ufite impano yihute. Twakira Ati muvandimwe mwiza turagushimira.
ati waritanze bikomeye uyu munsi dufite umunsi udasanzwe kubera ubwitange bwawe akira impano yo kugushimira Imana y'umukirange guha umugisha turateguza kandi Sirasi n'abatambuke hari impano bamuteguriye kumushimira Sirasi natambuke nawe bamushimire turateguza kandi Mama Lucy Elvis ndetse na Marlene barashimirwa ifoto rimwe kabiri gatatu barakoze cyane twakira Mama Lucy tambuka impano ye wihuse gatatu kabiri gatatu murakoze cyane twakire kandi Elvis batambuka impano ye turavuze kandi Marlene none atambuke ifoto nziza cyane warakoze cyane twakire kandi Marlene nawe arashimirwa muri iki gitaramo ati Marlene warakoze cyane turazirikane neza yawe maze tubashimira ababyeyi zamura fori metrice ati mwongere muhoberane ababyeyi twe kuba kabiri ababyeyi mubahe impundu uyu munsi byagenze neza cyane ati babyeyi beza baza kwicara mu byicaro byanyu byiza nze gusaba abakobwa beza batwaje impano Efremu ndetse na Gisele babateguriye bashyikirize Gisele abikore neza cyane yambike umubyeyi w'ikamba ndetse na nyirabukwe hati babyeyi beza mwarakoze zamura foreme ayo mashyi aha hati bantu umuco mwiza zibara amajoro wagenze ari cyo kubazindutse maze ufatanye na Efremu maze mwambike ikamba umubyeyi yareze neza yatanze uburere bwiza yaritanze bikomeye ati babyeyi beza Imana y'umukirange baha umugisha ati babyeyi beza nta kintu twababwira ati mwarakoze babyeyi kugira ngo kandi ababyeyi papa ati mwarakoze babyeyi beza gufatana ifoto nziza gutyo rwose Gisele yateguye kugira ngo bazamufashe kwakira umukunzi we begere bugufi ibikorwa neza cyane guteguza kandi abise amazina y'inka urukundo rwuzuye umutima we mu marungu mumbuye umutesi utarutwa bafata umukunzi we mu gihumbi ku bitugu cyangwa mu mbavu maze umwegamize mu gituza musomesha ibya nyabyo ati warakoze kuhunda umukunzi mwiza ndagira ngo kandi nk'umira basabara ngo babaye imyuzu wishimye bakomera amashyi mutanga amashyi natwe tuzayabishyura ntacyo bitwaye ku munsi wanyu bikorwa neza cyane utyo disi we aha Efremu nawe ugenze utyo umwegamize mu gituza bamusomeshe neza cyane ati warakoze kuhunda mwamikazi mwiza umuha amashyi bwo kagira Imana mwe barakoze cyane maze barakobwa beza babakire Efremu utambukana umwamikazi mugana mutwicara abami nze gusaba kugira ngo abise amazina y'inka mbega huru gashengwa n'abashegi ntigashengwa n'abashumba
uraho bisaba icunga nk'abarambije abarambiye bagatahira ikiganiro. Imbibi yijyanye mu isoko ry'Akagera kuyigurisha amafaranga bayihaye 7,700 imbibi irangira yagaramira garuka ye bayirjyanye mu isoko ryo mu mazi bayiha 9,700 imbibi iremera iragura dore ko bamwe bakunda inyama bwangu bayizirika mu gikari baryaza ibisubotsi birayi imbibi yigira inama yo guca ikizirika igikaka irazamuka yibaruka umutavu ihuye n'umugabe kazitinya habonekaye uranyobora utanyiyobagije unyobore mpabuka na rukinga haruguru kwa ruremesha yatayiyobagije ngo ihuye n'abagabo bapfukamye kuyirasira apfukamira baramya bayambika uruti ku rusumo mwabariboye n'abaribagije n'abambaye igoro n'abaragije ntibarakayijyana mu gihumbi kirazira berutete bayibunguriye rutanga ngo ikundi byari bitare n'amagaje iranga ibyara amajana ko yarayayitaye akabara mu gahanga kabarira rya ngombe ry'inka ryahumurije ibikombe ndavuga igitare gitebeje umukondo mwimanya rubande nk'uko uzahanye uburakari ndavuga ijyahaga inyagirwa ntigande yaganduka abashumba bakayikamira mu mana ko yarayayanze kunyura mu rutoki idatonyangirwa n'igitonyanga ikanduza amagaju ryaho shyamba ryahiye ryameze ryahindura turaryahinuragarira kandi abatararigenze bahiye ibirenge mama bambari bahambeshya ngo urubamba rw'inka rurahanda kandi nararugendagenze nsanga nta rubamba rw'inka ruhanda umugenzi kirazira uzahaza urebe umuhimbaza birori n'inka ya cyaka izacu ni nziza ziri mu bihugu by'amabere maremare amwe atunga abashumba ku ishyamba abagore babo basiganiye kugemura zikabamo indangamirwa y'ingondo igitare gitebeje umukondo wumva umushumba mu mahindura yanze kubyara ku mpeshyi ngo izabyara ku muhindo ngo ikundi haza abana umuhondo abakecuru haza amasimbo ndavuga ruhanda ngugu rwa mirindi shoza mihigo rudahinyuka isohoye mu rugero rw'amakombi karusha inkuba ihinda amarere nikunda kwihunza mu mihigo zegereje zombi na rwakibibi macumu ya rugomba ndongozi yameze inkesha z'igikundiro ivanga inyange nigwa ye ikenyera inkindi y'umuhanagura imaniro zibana badakema bayishimye bahiye iyabarisa n'ikirezi ndavuga iyo twaragiye maze umusore n'umukobwa bazinyoye baravuga bati natwe tudakundanye ntitwaba turi isore n'inkumi bafata umwanzuro barebanye barakundana umwe aramureba uruhanga rwiza n'amasoso meza amugejejeho igitekerezo aravuga ati ndakwemera ariko undi nawe yararebye aravuga ati nanjye ndashatse muri uru rugo rubyara abakobwa meza sago ntabwo nabangira umugabo ndakaba urwagize umuhungu babigenza batyo rero mwamubyaye mubyishimiye mwizihiwe no kubyirukisha kugira abuzukuru no kuzukuruza hano Rwanda nyirasenge amutoza gusenga amasengesho aramusiga aramusasira mvuze ko ari umwizerwa sinaba mbeshye Gisele ni umwizerwa uragahora n'abakobwa ndirukagana bakuka ndirukeri ntabaza ndiruvusha mu nduru ntwari zagize imbena n'imanzi yaruzaga ndengera batunga n'icyuma kivugiza ku mukondo ngicisha umuvumba ntawe nkozeho yishyikirana n'intambara intoki nazongeyemo umurongo mu gufora ndikwiza ntambutse u Rwanda ngejeje ku nkikoze urutugu umukinzi mutera ubwoba arataratamba kubita hirya kubita hino mbonye igihugu kimubanye gito ndamubwira ntirega humura sinavukiye kuvusha yari imirindi ya Samusura nyamuca mu gitaramo igitondo gitangaje umugabo abona gutuza nawe ndakuzi uri Kalisa aho wazindutse uhakura umugeni kandi uri ngabo y'isonga idatinya urugamba nkorera ku nkoni isure mu rwuri mpereza kaka icyatsi ndabivanga birabyara ikintu yego utyo yewe mutahira umusizi usiga bagasigara basiganuza atari mwebwe ariko wasigiwe n'abasizi dusangiye isaso n'isano mu Rwagasabo rusabye amahoro meza masa Kalisa butera nta makiriro mujyabwami wa mirenge wa muhimano murakoze batahira mu bakomere mu mushyi icyo kibibi cyaha muhimbuye mu buranga kikamura izo mu gikondo maze
bari nagushimiye ibyicaro byiza ntazi ko ibiruta biriya biri imbere turishimye urakoze cyane kandi ibyo nagusabye ibintu byinshi kandi bikomeye muri byose nta na kimwe wanyimye ntibikabe kwa Jean Pierre ubu rero icyo ngiye kugusaba ndumva ari nacyo cyoroshye mu byo wampaye byose ntacyo wabura mu rugo ntacyo rutima karame nagusabaga ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2026 baza bari ku gicamunsi ujyana ubutumwa ubwira umuryango wa Elias uti inkoko niyo ngoma kandi ayifura isezeraniye n'uwo zihurira yego ubutumwa nawe utazi kandi babwakiriye neza yego murakoze cyane murakoze ntacyo nakwima rwose buriya rero iyo umuntu abonye ibyinumye turagendana burya ambamo atese ibyo birashoboka umuntu yagutuma kandi mukagendana namusize mu rugo kuko ageze mu zabukuru ntabwo afite imbaraga zigera inaha ubwo rero nagusabaga yuko wanyemerera nkajya gutanga ubutumwa nkamubwira ibyiza mboneye iwanyu
nkavuga amacumu y'ibyiza nabonye nyakugira Imana. Urakoze. ngira ngo nk'uko bivuze ntacyo wabura mu rugo kwa Jean Pierre, kandi ubucuti dufitanye ntabwo nakunyagisha, kandi burya umugabo nusohoza ubutumwa bw'abamutumye. Ariko nanone ugomba kugira ikimenyetso kigaragaza ko aho wagiye bakwakiriye ndetse n'ijambo wavuze ryakiriwe. Yego. Nagira ngo rero iyi yose ni impamba. Yego. Ariko iki ni ikimenyetso. Nugera kwa Enias wabwira uti umuryango wa Jean Pierre urabatashya. Yego. Kandi ubutumwa mwampaye babwakiriye neza. Yego. Ndetse n'ibyifuzo byanyu babyakiriye kandi bazabyubahiriza. Yego. Ahasigaye ubwo inkoko niyo ngoma. Yego. Urakoze. Ababyeyi tubakomera amashyi menshi cyane tubashimira, maze kandi nagira ngo nanone twongere dushimire umuryango twasabyemo, ariko kandi tunabwire abari Imana nta kipfana n'ibiryo, mukomeze muryoherwe, hanyuma mureke dusenga Imana. Ndifuza ko twasenga mu isengesho ritagira uwo ribangamira mu idini iryo ari ryo ryose ubarizwamo. Hambere ahangaha ejo bundi abigishwa ba Yesu baramusanze baramubwira bati mwigisha twigishe gusenga nk'uko Yohana yigisha abigishwa be. Agiye kubigisha arababwira ngo nimusenga ntimukazajya musubiramo amagambo hato na hato mutamera nk'indyarya z'abafarisayo, ngo ahubwo nimusenga mujye mugira muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Nimuvuga amena twitahire. Amen. Ukeneye isengesho riri hirya y'iryo ngiryo ni umufarisayo. Turashimira ababyeyi, turashimira inshuti, turashimira abavandimwe, turashimira Inzora Sound baduhaye sound nziza cyane, photographe cameraman ku mafoto meza cyane baduhaye, abaduteguriye amafunguro, uwo wese yise yakora kugira ngo uyu munsi ari umunsi udasanzwe. Imana mu ijuru yonyine ibaha umugisha. Nanjye na MC Bienvenue Redemptus mwakoze kugira icyizere kunyobora ibirori. Ciao ciao, bye bye. Abari ku mafunguro dukomeza dufungura twishima tunezerwa.